ariko mana ari umujamaje ubundi wambajije ati kuki nta bahanzi benshi tuzi dufite baturuka za Kimironko za Remera ni benshi bumva bavuga ati NY Nyamirambo Kicukiro Gikondo n'iki ariko mana ura rugendo rwarugoye kujya gutamba ugende ujye kuri codinga naho habaga amastudio yabera za Nyamirambo ariko umuntu wakubaje icyo kibazo uzamubwire ko ntazongere kugira ikibazo oya ntabwo nyine right now biratandukanye ariko twari turi kuganira nyine avuga ati yo abahanzi benshi bumva harimo ikibazo cyo kuba nta mastudio yabaga ari hano hafi studio yari iri hano hafi yari Remera kuri Amnet Record Emile Nzeyimana nawe uziko ari uwahudu nawe nuwe n'uwahudu cyane urumva niyo studio yari ihari kandi nabwo ndibuka niba nawe yabaga ari kwigisha abaproducer ba DJ bande abaproducer ba Nicola kandi icyo gihe noneho kubageramo abo ngabo byabaga ari amafaranga twari twibereye mu mupira abantu byose niyo wabaga bari nk'abaproducer nabo batoya b'abana ku buryo ushobora kugerayo ukaba wamuha make cyangwa se 10 akagukubita akabiti n'indi abantu ariko b'inyamirambo maximum respect kuri bo kuko hari ukuntu ni vibe ya music icyo babaga ku buryo ushobora no gukorera no ku buntu nka T-Brown yagiye nkora indirimbo nyinshi ku buntu kabisa mani bongerera umugisha T-Brown ba Faizo ngankorera nka video namuhaye make byatara ariko vibing ibyo bintu twebwe rero ntago abantu babaga bahara benshi usanga ino community umuntu wa breaking out bwa mbere yaturutse muri zikaritsiye zacu NPC I think maybe if I'm not lying NPC yatanze Bakti yeah you're right Bakti Tizo Labon Bakti ariko mukume muri rap NPC kabisa ariko ngubu ariko na Medina wacu hano mu ruturusu ariko niwongere kugira ikibazo mu gihe duhari oya turahari nyine right now ariko ariko twabigira ishyamba ubundi Kimironko meni kagira abasani badanje uzi ukuntu bahari duhari kandi n'iki ibyo byararangiye ibuye rirahari reka ndavuga dukora abasani iriga Bakti wenyine aho kantu uvuze ni performing abapeti nyine bo muri hood zacu harimo mu bita Mapi ndamuzi uzuriya nta muntu banganya rap ari muri hari korabo namwumvishemo ari kumwe na Ntuza nande ariko ya Mapi naramwumvishe kabisa bro ararenze uriya cyane no muri hood no Kimironko ntabwo mfite burabazi tu ntago nabavugana kuri kamera niba bamuri ariko urabazi ko akinanaga football baba yizi cyane Mapi rero ni mubi cyane buriya Mapi hari abasani hari undi muji waje bose bakamayironko Remera ikizindiro whatever ni ikimuza ndashaka kugira abo mfasha mu bushobozi high five muze niki niko bimeze turabikora ariko kuko tugomba gutekinga over kugira ngo noneho tubereke ko kuzasaza ukajya bakwita legend ufite ibintu wagiye warabura warakoze nk'abantu nkabangahe ukuntu byoroshye kubakora tugomba kubikora man kuko twe uzafate Mapi bro ngenda bigusaba TCG turamusanyisha muri TCG nimba bivuze ni mba nkubwire rero Mapi ararenze namwumvishe kuri verse imwe Mapi ararenze ni mubi uzi ukuntu ameze mugereranyije n'abantu bakora izi trap iki bifate urabona White Monkey buriya ni generation yanjye ngiye urugero bro umuntu kompara na White M ntabwo ndi kumugereranya nawe ndi urugero kugira ngo umwumve fresh urabona White Monkey ngiye ni generation yanjye ngewe nza muri rap uzi ko kera najyaga ndirimba nka Riderman nabiritse imita ndi coding indirimbo yitwa Ntimubimbaze ibyo na soundinga nkawe ariko numvaga ndi gusoundinga nkawe kubera ko ariwe nakundaga cyane akwe na Petit Frere urugero ariko ba White Monkey we yaje akajya kubita mu yindi formule utumvanye undi muntu uri kubyumva noneho rero fata Mapi mufate n'izi generation iriho kano kanya muri rap mufate muri ubwo buryo ndi gukubwiramo White is a new generation ariko crazy wa muntu uri against na system kuvuga ngo niba rap igomba gukorwa gutya yawe ntabwo formule ntabwo mureba no artiste formula ngewe rero ngo kubisa umusani kandi nutinda kumufata ari genzamu kandi tugiye kubikora turabikorana turi babiri buri nokuri no danje turabijyamo ni iki bro because right now nk'abapeti b'iki bavuga ati
kamenu wa Kamayirongo n'iki hepfo zindiro hafi ijya kwa Mushime n'iki imeri I can make it. Icyo gihe nta kintu twari umuntu yari kuba gusa kano kanya hari ikintu cyashoboka atari ukuvuga mu buryo bw'amafaranga no kubafasha mu bindi tu even ideas even advice hari ibintu byinshi cyane. Music ni ikigoye bro, umuntu ashobora kujya kubita ama freestyle ashyira kuri TikTok kuri Instagram ugashiduka ari umustar kandi nta n'indirimbo araso kano gatipe karirimbye harya bakita Chela bakita ngo iki indirimbo ngukira birimo ama remix ariko nabonaga ari kwikubita kuri za TikTok gusa man ariko niga Chela ni bari Chela harya ingoma bivuga ngo iki ago nyibuka n'urugero nandi gutanga ariko n'urugero buriya muji bro ngiye yatangiye kuri TikTok mubona ibyo ubona yaburibye nk'abantu nka 30 iki ngero kubera ko burangiye numva music cyane iri melodic isa nk'iteye emotion tu iniga nkamukunda byatari ariko musa ingoma ye yaje ku boostinga byatari ubu ngubu ba Diamond bari abana kuri streams kuri rero n'iki ibyo bitekerezo nabo basa n'umuntu yavugaga bakwigira kuri icyo kintu ariko bisigaye bitandukanye ushobora kuba TikTok artist cyangwa ukaba sport ni wowe ugomba kubimenya nkuriya yahise shiftinga ntabwo akiri umusani wa TikTok. Twebwe umuziki watangiriye mu Rwanda n'iki uri mu mageto you know wenda tuvuge ba TG Tough Gang cyangwa ba Rider n'iki ntabwo twabumvaga muri ghetto bro turimba umujama yageze gute cyangwa mudusobanuye mbere yo kujya kureba agasobanuye bakabadushyizemo n'iki bagakubitiramo ingande nizo muri East Africa ba Mr Nice n'abande tuvuga ati you know. But right now bigiye bitandukanye. People have access to Audiomack, people have access to Indie, people have access to freaking TikTok. Indirimbo zuko utangiye gucuruza tu. Urabyumva se? Ubu ngubu nawe ejo bundi Mr Yami ndakubona uri kubyina tuboro kuri TikTok uri kugira gutya. Sinatangiye se. Nagusgegoye akadense ubabwira ati Oji yo nonzi no kubyira ariko kwa bazimba musa badest barira akasosha biro nago byoroshye Oji wanye noneho yaraserinze we ugomba gupushinga ati yawe